Reka ambasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunze bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda havugwa inkuru y'akababaro ku rupfu rw'umunyeshuri imyaka 16. Turaza kurebera hamwe ibyari byo. Turababwira kandi ko abantu babiri batawe muri yombi barakekwaho gutera ubwoba warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfatiye akanya gatoya mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye. Turagushimira cyane, ariko by'umwihariko tunashimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niyo mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Hirushwa, ni ku Ibendera TV ikaze. Ubuyobozi bw'ishuri rya Kayonza Modern School bwatangaje ko urupfu rwa Akeza Keria w'imyaka 16 rukomeje gutera urujijo nta ruhare burufitemo, nubwo harabo mu muryango wa nyakwigendera abarubashinja. Ibyo bitangajwe nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru avuga ku rupfu rwa Keza Keria, kandi ko mbere yo kwitaba Imana yagize uburwayi, ababyeyi be bakamusaba ikigo ngo bajye kumuvuza akikamwimana. Uwatanze amakuru yagaragaje ko ababyeyi b'uwo mwana bohereje moto n'imodoka ngo bamuhabwe, ariko ikigo kikanga akumutanga. Nyuma abaza guhamagarwa babamenyesha ko umwana yitabye Imana. Aba bakavuga ko ngo yapfuye yiyahuye. Mu kiganiro na Igihe, umuyobozi wa Kayonza Modern School Nturo Michel Muvangi yagaragaje ko batigeze banga guha uwo mwana ababyeyi be, ahubwo ko aribo banze kujya kumureba. Yasobanuye ko kuwa gatanu tariki 13 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024 Keza Keria wigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye yagize uburwayi butunguranye akihutanwa kwa muganga, bikaza kurangira bigaragaye ko yararwaye igifu ndetse aza guhabwa imiti arakira. Ubwo bari kwa muganga bamenyesheje ababyeyi be ko uwo mwana arwaye, ndetse kuwa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024 ubwo yasezererwaga mu bitaro iwabo bohereje umumotari ngo ajye kumucyura. Ubuyobozi bw'ikigo bwarabyemeye bumaze kuvugana n'umuryango wa Keza kumva koko ko ari uwo wohereje uwo mumotari. Nturo agira ati badusabye ko baza kumutwara turabemerera, bohereza umumotari araza. Duhurira ku kigo nderabuzima kuko twari tuje kumukura mu bitaro, dore ko yari yakize yanasezerewe. Yaramujyanye amugeza ku kigo, ariko natwe twari kumwe. Tugeze ku kigo umwana ajya gutunganya udukoresho twe ngo batahe, ariko umumotari aza akwivumbura aragenda. Yakomeje avuga ko nyuma haje undi mumotari avuga ko yoherejwe na mugenzi we. Ubuyobozi bw'ishuri bugira amakenga bwanga kumuha umwana ngo kuko bwabonaga atari wa wundi woherejwe n'ababyeyi be. Ubuyobozi bw'ishuri ngo bwahise buhamagara iwabo bubasaba ko bakiyizira kureba umwana ku kigo cy'ishuri cyangwa abakareka akazatahana n'abandi, cyane ko igihe cyo gusoza igihembwe cya mbere ngo cyari icyegereje.
ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu rero nibwo ubuyobozi bw'ishuri bwaje kwakira undi mubyeyi wavugaga ko ari nyina w'uwo mwana, ariko Keza aramwihakana avuga ko ari nyirakuru. Uko kutumvikana rero ngo byatumye umwana atajyana nawe ishuri, ryemeza ko hategerezwa ko se w'umukobwa ari we uzajya kumutwara kuko ari we bavuganaga kuri telefone. Uyu muyobozi w'ishuri agira ati twahisemo kubwira uwo mubyeyi ko kuba abona ko batari guhuza n'umwana kandi yakize yakwitahira agategereza ko azatahana n'abandi, cyangwa se umubyara akaba ari we uza kumwirebera. Nturo Michel yagaragaje ko bamenye amakuru ku mugoroba wo ku wa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024, aho ngo uyu mwana yuriye igipangu cy'ishuri agatega moto. Bivugwa ko ngo yateze moto ikamugeza mu mujyi wa Kayonza, agahitamo gufata indi moto imugeza kuri Muhazi mu kabari kitwa Jambo Beach. Yavuze ko babwiwe ko yagezeyo koko akicara ahateguriwe abantu bari mu mazi, agafata fanta akayinywa ndetse ngo aranayishyura. Nyuma yo kwishyura ngo nibwo ngo uwo mwakiri yaje kumva ibintu bigwa mu mazi, bakeka ko ari we, barebye ntibabona umuntu, bahitamo gutabaza polisi, nayo ikomeza gushakisha ariko ntiyamubona uwo munsi. Nyakwigendera yaje kuboneka ku cyumweru tariki 15 Ukuboza, no kuvuga ejo hashize, bamusangana udupapuro twanditseho nimero ari nazo bahamagaye kugira ngo bimenyekane ko yari umunyeshuri wa Kayonza Modern School. Uwo muyobozi yagaragaje ko nta ruhare na ruto bagize mu rupfu rw'uwo munyeshuri nk'uko benshi bakomeje kubibashinja. Agira ati abadushinja uruhare muri uru rupfu baraturenganya, nta ruhare twabigizemo kuko umwana nta kibazo yari asanzwe afite mu kigo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza nabwo bwatangaje kuri X ko iperereza rigikomeje gukorwa ngo hamenyekane uko byagenze ngo Keza Keria abe yakwiyambura ubuzima. Bwagaragaje ko ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga bihabanye n'ukuri, ngo kuko ubuyobozi bw'ishuri bwari bwanavuje uwo mwana akoroherwa. Ubuyobozi bw'akarere bugira buti twihanganishije uyu muryango wabuze umwana, gusa ibivugwa muri ubu butumwa binyuranye n'ukuri kuko iki kibazo cyakurikiranwe ku bufatanye n'ubuyobozi n'izindi nzego, bigaragara ko umwana yiyahuye. Ngayo nguko, reka twihuse kandi tunyarukire no ku yindi nkuru. Turababwira ko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko abantu babiri bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gutera ubwoba warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ko iperereza rigikomeje. Ibi yabitangaje ubwo yasubizaga ubutumwa bwo gukoresha urubuga rwa X wari washyize hanze ibaruwa bikekwa ko yandikiwe uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi wasigaye ari wenyine kuko yiciwe abana 7 n'umugabo. Yagaragaje ko ibyo byabereye mu karere ka Kirehe ni mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda, mu murenge wa Mushikiri mu kagari ka Bisagara mu mudugudu wa Umutuzo. Dr Murangira yasubije ko icyo kibazo kiri gukurikiranwa. Yatangaje ko abantu babiri bakekwa bamaze gutabwa muri yombi kandi ko iperereza rigikomeje. Yagize ati icyo kibazo kiri gukurikiranwa, hari abantu babiri bafashwe bakekwa, iperereza rirakomeje. Bivugwa ko iyo baruwa yandikiwe witwa Mukarusine Makurata warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ngo yayisanze yasizwe munsi y'urugi iwe mu rugo. Ni ibaruwa yandikishijwe ikaramu y'umutuku ikubiyemo amagambo yo gutera ubwoba ndetse no kugaragaza ko uwo yandikiwe azagirirwa nabi.
uwayanditse wakunze gukoresha amazina ya Harerimana hari aho agaragaza ko uwo yandikiye ngo yihaye ibintu byo kubafungisha ariko ko yiteguye kumugirira nabi. Aha agira ati ibintu umwihaye byo kujya amudufungisha buri munsi uko mubona iyi ikaramu iri gusa no kuvuga ibara ry'umutuku namwe niko muzasa. Ibyo mwihaye ngo muri abacikacumu ntabwo bikijya. Ndagira ngo nkubwize ukuri njyewe Harerimana ibyo wakoreye papa nanjye nzabikwishyura kuko akebo kajya iwa amugarura. Uwo bikekwa ko yanditse iyi baruwa yahise ashyiraho na nimero ze za telefone ashobora kubonekaho. Ubwo umunyamakuru yakurikiranaga iyi nkuru yagerageje guhamagara izo nimero za telefone zari zanditse kuri urwo rupapuro ariko ntizacamo. Uwanditse iyo baruwa yakomeje yandika ko nubwo yafungwa nta kizamubuza gushyira umugambi we mubisha mu bikorwa ngo keretse gusa abamurashe. Yasoje agira ati nsoje nkubwira ko ibyo wasomye byose nta kizahinduka nkiri muzima njyewe Harerimana. Perezida Paul Kagame nawe yaherutse kwamagana ubwicanyi bumaze iminsi bugaragara hirya no hino mu gihugu. Natwe kandi twagiye tubivuga inshuro nyinshi twibaza impamvu ubwicanyi n'ubugome bukomeje kugenda bwiyongera hirya no hino. Mu mezi atatu ashize mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda hagiye hagaragara ubwicanyi bukorewe abarokotse jenoside. Ubuheruka burimo bwakorewe Karekezi Vincent wishwe ku itariki ya 18 Kanama mu mwaka w'2024 mu karere ka Nyaruguru ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ntashama Jonathan nawe yishwe ku itariki 19 Kanama muri mwaka w'2024 mu karere ka Ruhango. Uwimana Marita yishwe ku itariki 14 Kanama muri mwaka w'2024 mu karere ka Nyaruguru. Na Mukanyamibwa Beatrice wishwe ku itariki ya 4 Kanama muri mwaka w'2024 mu karere ka Karongi. Ni ibintu rero bibabaje kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka twizere ko byanze bikunze ubuyobozi buzagera ku gisubizo cy'iki kibazo. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho hano umunsi ku munsi. Turabasaba gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko bitabagoye mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV ushobora kutwandikira unyuze kuri nimero ya telefone ikurikira akamenyetso ko guteranya 250 79 822 nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.